ry'abarimu rigende neza. Twabonye ibi bikurikira: gukora ingengabihe y'ihuriro, kubiganiraho n'umuyobozi w'ishuri, gusura abarimu mu myigishirize yabo ukabaha ubujyanama bw'abikirane bwubaka, gusaba raporo z'amahuriro abarimu baba bakoze nyuma ukazishyikiriza umuyobozi w'ishuri, gusaba abarimu gutanga isomo ntangarugero, gukora ingendo shuri. Murakoze. ahubwo numvise igitekerezo cya Beatrice hariya. Beatrice yaratangiye ati uyu mwanya ni ingenzi, kuba ubuyobozi bw'ishuri ndetse no hejuru rebu yarabiteguye ikavuga uyu mwanya ubaho tugomba kubahiriza kuko hari abantu baba bafite intege nke. Bityo rero urabona igihe mwadufashe mutumye duhurira mu magambo gusa, ubu cyangwa muzikosore tuzatangire dukore gahunda neza, dukore ihuriro ry'abarimu ku buryo bunonosoye kugira ngo twese twunganirane, kuko ntabwo umugabo umwe yigira, ahubwo twese tugomba gusenyera umugozi umwe. Reka dusubikirane ngaha nubwo uyu munsi bitagenze neza, ariko ubutaha muzihangane duhane ibitekerezo. Murakoze. Tuganire y'umurimo wacu dukora buri munsi kugira ngo tuwunoze neza. Ntabwo tuza gutinda kugira ngo tuze gusanga abana kuko baradukeneye. Nagira ngo tuze kugira ikintu gito tugorora ku kintu kijyanye na gahunda ijyanye na timetable. Nabonye tubahirizwa neza kandi mu mwaka ushize hari amasaha ya nyuma ya saa sita yo kuwa gatatu tugomba gukoresha dukora ihuriro, ariko nabonye ibyo bintu tubahirizwa kandi muri mwe harimo abafite izo nshingano. Nagira ngo tuze kubabaza impamvu ibyo huriro ridakorwa. Hari ba SSR, ba SBM, abo bantu ntabwo bacyubahiriza inshingano zabo. Reka dusabe Jean de Dieu atubwire impamvu itsinda ihuriro ritagikorwa kandi ayo masaha ahari yarateganijwe. Jean de Dieu wadusobanurira. Arakoze umuyobozi w'ikigo kumpa umwanya kugira ngo mvuge ku mikorere y'ihuriro. Muri rusange rero njyewe nkaba ndi umuyobozi w'ihuriro ry'abarimu bigisha Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Nk'uko rero umuyobozi yabisobanuye, ihuriro ntabwo rigikora neza kubera ko twagize imbogamizi. Ubundi bwari busanzwe twari dufite SBM, School Based Mentor, yari asanzwe adufasha mbere y'uko dutangira gukora, agakora igenabikorwa, agapanga gahunda uko tuzajya tubikora, na cyane ko akenshi ihuriro twarikoraga mbere y'uko haba CPD, minota ibanziriza CPD. Ntabwo rero byakunze kubera ko SBM yaragiye, bityo ntabwo duheruka guhura kugira ngo SBM dufashe gupanga gahunda y'ibikorwa. Niyo mbogamizi twagize. Urakoze cyane. Urumva ko SSR bagize imbogamizi, ariko ubushize dufite efisto nka SBM, muribuka ko ayo mahuriro yakorwaga, ariko ubu ngira ngo ubushize twashizeho twitoreye undi SBM mushya ugomba gusimbura efisto Clementine. Ayo mahuriro kuki adakorwa n'ukubera iki? Reka tumubaze twumve imbogamizi baba bahuye nazo zibashe gukemuka kugira ngo amahuriro akomeze. Clementine yadusobanurira impamvu atahuje ba SSR ngo amahuriro y'abarimu akorwe. Umuhaye umwanya. Murakoze. Ndabanza nshimire umuyobozi w'ishuri umpaye umwanya wo kwisobanura. Mu by'ukuri kuba ntarakoze izo nshingano mwampaye ni uko ntazihugukiyemo, kuko izo nshingano zibonye vuba. Nubwo maze imyaka 15 mu kazi k'uburezi, ariko inshingano zo kuba SBM nibwo nazihabwa.
nibwo rero najya no kuzikora bishoboka, kandi mubinyemereye mwazampa amahugurwa kuri izo nshingano. Murakoze. Biba neza iby'izi nshingano, ariko hari ibitabo bihari birimo mu gihe utari wabona ku mahugurwa agenda atangwa n'abashinzwe uburezi. Hari ibitabo bihari ushobora gusoma ugafatanya, umuntu ukabona umurongo ngenderwaho w'uko amahuriro agomba gukorwa ndetse n'uburyo apanga n'inshingano ya buri wese. Reka inama tube tuyirekera ahangaha, basabe musange abana, ariko mbakangurira ko nyuma y'uko SBM amenya inshingano ze, mu gihe ari amasaha yagenwe mugomba kujya muyitabira, buri wese ntagire usiba ihuriro. Reka musange abana, noneho nsigarane na SBM mushya tubiganireho, mwereke umurongo ngenderwaho kugira ngo utaha icyo kintu kitazongera kuba. Murakoze. Ubwo urebye nk'inshingano gufatanya n'abayobozi b'ishuri n'abarimu gutegura igihe ibikorwa by'ihuriro bizajya bibera, iyo ni inshingano yawe. Gufasha abarimu kumva uko bagomba gukoresha ibikorwa by'ihuriro biri muri iki gitabo cy'inyigisho zigenewe abarimu. Ahangaha uzajya upanga uko ba SSL bagomba gukora, uko bagomba kuyobora amahuriro barimo, kugira ngo noneho mubashe guhuza ibyo bikorwa bivuye mu mahuriro, noneho imbogamizi mwagize ubashe kuzizana kugira ngo urebe ko hari icyakemuka. Hano hariho n'izindi nshingano nyinshi uzagenda ubisoma, noneho mu gihe amahugurwa ataraba yandi yihariye, ariko amahuriro akozwe gutya. Ngira ngo iki gitabo uzacyifashisha noneho, ariko ibikorwa bikomeze, kandi nizere ko muzongera kugira imbogamizi uzabitubwira. Noneho nanjye igihe nabonetse mpari nzajya nza amasura ndebe aho imbogamizi ziri, izindi muzizane muzitubwire, ibintu bikorwe neza. Murakoze. Hari ikindi kibazo? Oya, nta kindi kibazo nibigira nzabegera mumfashe. Sawa.